Ngiye kubasuhuza bakunzi ba Authentic Christendom TV. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda. Authentic Christendom TV bivuga ubwami bwa Kristo butarimo itekinika y'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Uyu munsi ni tariki 3 z'ukwa 10/2025. Ni umunsi wa gatatu uhereye ku itariki ya mbere z'ukwa 10, nyine ku munsi wa gatatu inkotanyi zigabije akarere zirakayoboza nk'uko Kabarebe yabyemeje ko akarere bakayogoje. Bakingiwe ikibaba na Mpatsibihugu. Iyo Mpatsibihugu ntawe uzi impamvu yabahisemo kubakoresha kugira ngo batsembere Bantu mu karere, ariko nta yindi mpamvu ni uko nibo nyine bashoboye gukora uwo mwuga wo guhanagura abantu mu karere kugira ngo nyine kigarurirwe na Mpatsibihugu banyuze muri izo nkotanyi n'abasa nazo bakorana nazo, abitwara nkazo. Abo rero nyine nibo twahamagariwe kwamagana. Ikinyoma cyabo tugomba kucyamagana, itekinika ryabo tugomba kuryamagana. Hamwe n'ibyo rero kuri uyu munsi ndagira ngo mbasangize umuvugo ubamagana, umuvugo wa Ndindabahizi, akaba ari umumambure wa FDLR, umuyoboke wa FDLR. FDLR naryo nabo ni abanyepolitike, ubwo nabo byinshi ntabwo ari abamarayika kuko ni abanyepolitike, ariko muri iki gihe nizo nzirakarengane dufite mu karere, nibo bantu banzwe cyane mu karere bitewe n'uko babangamiye inyungu za Mpatsibihugu. Bigatuma Mpatsibihugu rero iha imbaraga inkotanyi mu guhindanya FDLR. Abantu benshi bagendera kure FDLR kubera gutinya nyine, cyangwa se kubera ko bogejwe ubwonko n'inkotanyi zibifashijwemo na Mpatsibihugu. Bakavuga ko FDLR ari abicanyi kandi ko n'abazabakomokaho bose kugeza isi irangiye bazaba ari abicanyi, kandi bikarangira ibyo byose nyine byegetswe ku Bahutu kuko FDLR yiganjemo Abahutu, cyangwa se ni n'Abahutu gusa, simbizi. Uko biri kose ukuri niho kuzatubatura. Ni ukuvuga ukuri uko kumeze, ababizize bakabizira, abasigaye bakabaho mu bwisanzure kandi batagenda bubitse imitwe. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo mwumve umuvugo wa Ndindabahizi wemeza ko nubwo FDLR yagiriwe nabi bikabije, igateranwa n'amahanga, igashegeshwa bigaragara, ariko Ndindabahizi aremeza ko ntaho yagiye, iracyahagaze bwuma ko kandi igihe kigeze ko igiye gutabara akarere. Reka mbareke mwumve umuvugo we, nizere ko murigiramo byinshi kandi uri bubaryohere. Ntabwo nzaza uko mwifuza, nta bwoba mfitiye umwanzi kuko ishyaka si ishyano. Sindi umunyeshyari ndi umunyeshyaka, ntabwo nzata igihe mushaka, ntabwo nzaza uko mwifuza, nta bwoba mfitiye umwanzi kuko yangwa cyane kuruta uko nangwa. Ndi ya nkware nyabugingo, ngiye impamvu impa kwishima, niyo naba mfite agahinda ntabwo umwanzi ubabyibwira kuko iteka abanyikanga. Nzamurwanya kugeza atsinzwe, nta gahenge umutima udihe, aho yangejeje nyema murenze, yavuze cyane menywa na benshi, anyanga cyane bituma nkundwa.
anyitwaza ngo agire nabi ibi bikirenga aho mu kirenge mubera intongi. Iyi ntambwe ateye ntazayirenga, ambarira iminsi nk'iyampanze impanze amaso ikamundinda, amvuga cyane iyo abazwa impamvu nkaba igisubizo cy'ibyo yiba, nkaba igisubizo cy'abo yica ngo acecekesha abavuza induru abatabazi babura impamvu. Ninde rero utazi impamvu ndi ku rugamba ngo ayo mateshwa yaha agaciro maze aho uciye wica baguye impundu? Uko wihinduranya nk'urwumvu ngo ujijisha ab'indangare nge mba ndi maso mba nakubonye. RDF n'ibihishira muri RCD nari inkuzi, muri CNDP narakubonye, muri M23 uragatsindwa ubugira kabiri maze ugende mahere nk'amahembe y'imbwa, iki gitero kibi cy'umwishu. Kongo rwose yarahumutse, FDLR simpinduka ndi wa wundi, aho hose twarahuraga nkaguhonda, n'ubu kandi ndaguhonyora, ndetse amaherezo yawe naya. Nubwo ukomeje guta inkonda usakuza cyane ngo uririnda, nta bwirinze bwa nyamunsi urabyina ugenda, wabishaka utabishaka abacunguza ubuturaje. Abadukunda mwitegure kutwakira, abanzi bacu namwe kandi akebo mwagezemo murakazi, gusa akazikuba inshuro ntazi burya inkotanyi isabana. Nubwo bwose ntuye ahaga nta mwaga ntimwikange, ndi umucunguzi w'incike, ndi umurengezi w'abapfakazi n'imfubyi. Za ntabwa mwe mwambuye kuba abantu mukabahiga mukabica kugeza none, incike zabo nizo zanshyize ku rugamba, urugaga mbereye ku isonga. Nkunda u Rwanda n'Abanyarwanda, igihe rero ndi mu nganzo sinabima uruvanganzo. Ukwezi kwa 10 n'amateka, abanyamatiku baragukunda, niko bapangamo kudutsemba, nyamara kandi baribeshya. Urugaga si umuntu, yaba umuntu mwishe benshi ahari wenda muba mutuje. Nyamara kandi ubu ntimuryama, kandi koko ntimukaryame, ndetse murakarara muruzerera, uwo muhiga ntimuzi aho ari. Tuganje hose mu isi yose, mu Rwanda hose sinakubwira, mu nteko no mu rugwiro mpafite imyanya. Ngaho rero zinga utwawe ube wohoha, cyangwa utegereze gato urebe, ndaje nkwereke uko intama zambarwa, izuba ryaka amanywa y'ihangu. Inyombya bayirashe amatama yombi, ijambo ryayo rya nyuma ivuga yuko amagambo yose ashize ivuga. Reka nsoza nsabira mwese gusoza umwaka mu byishimo, Farawo nabe bo barajyanye, abari ishyanga twe turatashye tubyina intsinzi. Nindinda bahiza umusizi hirya mu mashyamba yo muri Kongo, Imana yacu bahe kuramba. Ishyaka si ishyano.